Yesu nashimwe, itorero ry'Imana. Nitwa Rukundo Desire. Tunejejwe no kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo gukorera Imana ni iki. Abantu benshi bakunda kwitiranya ibintu, bakitiranya ibyo bakora mu buzima bwabo bwa gikristu, hanyuma bakabyitiranya no gukorera Imana. Ariko hano tugiye kurebera hamwe ngo mbese umurimo w'Imana ni iki? Ni iki umuntu yakora hanyuma akabakorera Imana? Kadusome amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cyaho ni icya 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 28, hanyuma dusome n'uwa 29. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristu ko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 6, umurongo waho ni uwa 28 n'uwa 29. Haranditse ngo, baramusubiza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, ni uko mwizera uwo yatumye Imana yacu itugirire neza. Abantu benshi muri ubu buzima baba bibaza ibijyanye n'umurimo w'Imana, ndetse rimwe na rimwe abantu bakavuga ko nta n'uburyo bafite bwo gukorera Imana, ndetse ibijyanye no gukorera Imana bisa n'ibigoye, ndetse imirimo y'Imana abantu bakayigira myinshi. Ariko hano Yesu yasobanuye nyirizina umurimo w'Imana icyo ari cyo. Ahangaha abantu bibazaga icyo bakora kugira ngo babe bakoze imirimo y'Imana. Yesu Kristu we nyir'umurimo rero aravuga ngo nta wundi murimo w'Imana uhari. Umurimo w'Imana ni uko bamwizera. Haleluya! Imana itugirire neza. Ndashaka kuvuga uyu murimo wo kwizera, hanyuma nkawuvuga mu byiciro bitatu. Iyo usomye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza n'ubundi uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 17, uhasanga Yesu aresa nk'uri kuvuga icyo yakoze mu isi. Aravuga ngo, ubu ni bwo bugingo ko bakumenya, nakubahishije mu isi kandi nanamenyekanishije izina ryawe. Ndashaka kuvuga ko kwizera kuvamo ibintu bitatu by'ingenzi. Kuvamo gutanga ubugingo, kukavamo kubahisha Imana no kuyimenyekanisha. Ikintu kibabaje muri iyi minsi tugezemo ni uko usanga abantu bavuga ko bakorera Imana, ugasanga ibyo bakora bitazanira abandi ubugingo. Ikindi, abantu bakavuga ko bakorera Imana, ariko ugasanga ibintu bavuga ko bakorera Imana atari biyihesha icyubahiro. Ikindi, usanga abantu tuvuga ko dukorera Imana, nyamara ibyo dukora ntibimenyekanisha Imana. Nshuti yanjye, ndakubwira yuko niba uri umukozi w'Imana, hari ibintu bitatu ukwiye kuba witaho kwizera gukora. Mu yandi magambo, ni umusaruro uva mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana nk'uko twabivuze ni ukwizera. Havamo imisaruro itatu rero. Umusaruro wa mbere ni uko kwizera kwacu ntabwo kuzanira ubugingo twebwe gusa, ahubwo kuzanira ubugingo n'abandi. Haleluya! Ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cyaho cya 3, umurongo waho wa 16, hari ijambo rivuga ngo mbese urukundo ni iki? Ijambo rivuga ngo urukundo ni uko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye rero
nuko dutanga ubugingo bwacu ku bw'abandi. Yohana yandika kandi mu butumwa bwiza ibice 3:16 yanditse amagambo akomeye aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ko icyo twizeye ni urukundo rw'Imana, hanyuma urwo rukundo rw'Imana rutuzanira ubugingo, ariko ntabwo Imana yavuze ko ubugingo tugomba kubugumana twenyine, ahubwo yaravuze ngo uko Kristo yadukunze akatwitangira, natwe niba koko twarizeye, niba turi abakozi b'Imana, nidutanga ubugingo bwacu ku bw'abandi. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ko hari abantu benshi bategereje kubona ubugingo ku bwawe, kuko wizeye umwami Yesu, kandi icyo yaguhaye nicyo agusaba gutanga. Imana ihabwa icyubahiro. Nta na rimwe Imana igisaba ngo umuntu atanga ibyo adafite, niyo mpamvu abahawe ubugingo nibo basabwa kubutanga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uyu munsi niba uri umukozi w'Imana, ndagira ngo nkubwire ko umurimo ufite ukomeye ni uwo kwizera umwami Yesu. Kumwizera rero bizakuzanira ubugingo, kandi ikizerekana ko wakiriye ubwo bugingo ni uko abandi nabo babona ubugingo binyuze muri wowe ku bwa Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Kwizera kudukorera ikindi kintu cya kabiri. Kwizera gutuma Imana yubahwa. Haleluya. Iyo usomye iri jambo ry'Imana riri muri Yohana igice cyaho cya 17, urahasanga Yesu avuga ngo nakubahishije mu isi. Hari ikintu gitangaje muri ubu buzima bwa gikristo, ni ukuntu ubona abantu benshi bashaka gukorera Imana ariko batayubaha. Ukibaza niba koko iyo yaba ari Imana abantu bakorera. Mbese umuntu ashobora gukorera umuntu atubaha akamukorera ibyo ashaka? Biragoye. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Ubutumwa bwiza nabwo dusangamo andi magambo avuga ngo dore icyubahisha Imana ni iki, ni uko mwera imbuto kandi zikagumaho. Turi mu buzima usanga abantu b'Imana benshi dufite ibintu dukora binyuranye kandi byitirirwa Imana, ariko wareba imbuto twera ugasanga ntazihari. Mbese ibyo dukora byakubahisha Imana gute tutera imbuto? Ibyo bintu mu yandi magambo bisa nkaho atari umurimo w'Imana, kuko ikintu cyose kitubahisha shobuja, ikintu kidatuma izina rye rishyirwa hejuru, ndagira ngo nkubwire ko iki atari umurimo w'Imana. Dushobora kubwiriza, tukaririmba, tugahanura, tukubaka insengero, tugafasha n'abakene, yewe tugakora n'ibindi, ariko ugasanga ibyo byose turabikora atari kubw'icyubahiro cy'Imana. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ko ikintu cyubahisha Imana ni uko twera imbuto zikagumaho. Abizeye Kristo ari bo bakozi b'Imana, abafite umurimo wo kwizera ari wo murimo w'Imana. Abantu nta kindi bazabamenyeraho, nta kindi bazatumenyeraho ko dukorera Imana kereka nituyubahisha. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Kandi nta kindi kintu kizagaragaza ko twubahishije Imana ni imbuto twera. Imana y'amahoro ikomeze kutugirira neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo dore kandi uku kwizera kubyara ikintu gikomeye cyane cyitwa kumenyekanisha Imana. Haleluya. Yesu aravuga ngo ubu ni bwo bugingo ko bose bakumenya. Nagira ngo nkubwire ko nshuti yanjye dufite umurimo ukomeye twebwe abizeye Kristo wo kumenyekanisha uwo twizeye, abandi bamumenye nabo bakabona ubugingo buhoraho. Uwo ni umurimo abizera basigiwe na Yesu. Ndagira ngo nkwibutse ko Yesu agiye kugenda yaravuze ngo imirimo nkora niyo ntakoze izakorwa n'abanyizera. Dufite umurimo munini cyane wo gukora ibyo Yesu yakoze ndetse no gukora ibyo atakoze. Ndagira ngo nkubwire ko hari abantu bataramenya Yesu by'ukuri,
bagutegereje ngo ube ari wowe utuma bamumenya. Ibyo rero ntibishoboka kereka habayeho kwizera. Ko nagira ngo mbibutse ko nta murimo n'umwe utagira ikiguzi, nta murimo n'umwe udasaba ibitambo. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Iyo urebye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ubona Daniyeli na bagenzi be bane batatu bajyanwa i Babuloni bunyago. Aba bantu bajyanywe mu bunyage i Babuloni, bari bafite umukoro ukomeye cyane wo gutuma izina ry'Uwiteka rimenyekana muri Babuloni. Bari bafite umukoro ukomeye cyane wo gutuma abantu b'i Babuloni bamenya Imana ifite ububasha n'ubushobozi, bamenya Imana yaremye ijuru n'isi, bamenya Imana umuremyi wabo ndetse iri hejuru y'ibintu byose. Ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu byasabaga kwizera gukomeye, kandi nongere twibukiranye ko icyo turi kuvuga ngo umurimo w'Imana nta kindi ni ukwizera uwo yatumye. Aba bagabo bahuriye n'ibibazo bikomeye cyane hano i Babuloni, ariko kubwo kwizera Imana birangira izina ry'Uwiteka rimenyekanye. Reka mvuge kuri Daniyeli ngo bakigera i Babuloni ngo yafashe icyemezo gikomeye we na bagenzi be cyo kwirinda ikibi cyose cyatuma izina ry'Uwiteka rigawa. Ngo banga kurya ibiryo by'i Babuloni kuko ngo byabaga bihumanye, byaterekerejwe abadayimoni. Bafata icyemezo gikomeye cyo kwizera Imana. Haleluya! Dufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko tugeze mu minsi abantu benshi twitirirwa ko twizeye Kristo, ariko ugasanga nta kwizera tugira, turi abantu b'abanyabwoba. Kandi nagira ngo mbibutse ko buriya Bibiliya mu Byahishuwe ibice 21 umurongo w'8 havugwa amagambo akomeye cyane, havuga ibyiciro 8 bizajya mu muriro. Umuyobozi wabo ni umunyabwoba. Abanyabwoba nibo bantu bayoboye ibyiciro bizarimbuka. Ndagira ngo nkubwire ko nshuti yanjye, aho kwizera kuri, ubwoba burashira, abantu bakubahisha Imana kandi izina ry'Uwiteka rikamenyekana. Aba bagabo bafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kwirinda. Uko kwirinda kandi kwaje kurangira kubabereye umugisha. Mwibutsa ko mu mbuto z'Umwuka Wera harimo kwirinda. Ndagira ngo nkubwire ko iyo umuntu yirinze, iyo umuntu afashe ibyemezo byo kugira ibyo yirinda, aba ahamagaye icyubahiro cy'Imana. Mu yandi magambo aba yubahishije Imana. Kandi ndagira ngo nkubwire ko nufata intego yo kubahisha Imana, nayo iziyubahisha ku buzima bwawe. Aba bagabo ngo umuntu wari ushinzwe kubakurikirana kugira ngo babe abantu bakwiriye kuba bari ibwami, nk'uko bari barobanuwe mu bandi basore b'abanyabwenge kandi badafite intenge bajijutse. Uyu muntu ngo yagize ikibazo cyane ubwo ba Daniyeli bamubwiraga ko batazarya kuri ibi biryo by'ibwami. Ngo agira ikibazo gikomeye cyane cy'uko bazananuka. Ngo ariko nyuma y'iminsi aje kubareba asanga nibo bameze neza kuruta abandi. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko kuba twebwe hari ibyaha tudakora, hari ibintu bibi tutabamo, ntabwo bizatuma aritwe dusigara inyuma mu iterambere. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Kuba utarenganya abantu, kuba utarya ruswa, kuba utagira amanyanga, ntabwo aricyo kizatuma usigara inyuma. Ndagira ngo nkubwire ko Imana y'amahoro yiteguye kukugeza imbere kandi heza. Humura, ntawe uzakuruta. Komera kandi ukomeze umurimo Imana yaguhaye wo kuyizera. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Aha reka mbe mparenze gatoya, nigira imbere gato ubwo i Babuloni hatangwaga itegeko ry'uko nta muntu n'umwe uzongera kugira ikintu asaba uretse kugisaba umwami, haba n'indi mana, haba ubundi buryo bwose. Ibintu bizajya bisabwa umwami ndetse mu minsi 30, ndetse umuntu uzarenga kuri iryo tegeko azashyirwa mu rwobo rw'intare, intare zimurye. Iri tegeko ryagiyeho na Daniyeli arabimenya, kubera ko ryari rinabayeho ku kagambane ko Daniyeli yari umutoni bwami, ngo abantu bagahora bamushakaho amakosa, bagahora bamushakaho impamvu ariko bakazibura. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkwibutse ko aho turi muri iyi si dufite ibitugenza n'ibitugenzura,
kwe kuba maso rero ukaba umuntu wirinda, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Hano rero i Babuloni ngo habaye iki kibazo gikomeye cyane, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Daniyeli we akomeza gusenga, ngo amadirishya ye areba iburasirazuba. Hanyuma ba bagabo b'abatware bagenzi be ngo bajya kubibwira umwami ko hari umuntu wagandiye itegeko rye. Hanyuma biba ngombwa ko Daniyeli bamushyira mu rwobo rw'intare. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko ibi byose byari biri kubaho kugira ngo izina ry'Uwiteka rimenyekane i Babuloni. Hari ibintu dukora mu buzima bwacu ariko bikarangira intego y'Imana itagezweho. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ko Imana izahora yishakira impamvu zituma imenyekana ku bantu bayizeye. Izi ntare bazirije ubusa iminsi 7, barangije bajugunyamo Daniyeli ndetse barapfundikira. Ngo ariko Daniyeli agezemo ahahurira na marayika w'Imana abumba iminwa y'intare. Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ko niba ufite intego yo gutuma izina ry'Uwiteka rimenyekana, nshuti yanjye, nta kintu Imana itazakora ku bwawe. Kandi ndagira ngo nkwibutse ko nta bwami butagira ingengo y'imari, nta bwami butagira ingabo. Uhumure rero, ntuterwe ubwoba n'ibyo uri kubona, guma mu ntego zawe kuko Imana irashaka ko izina ryayo rimenyekana. Sinzi ibibazo ufite uyu munsi wa none, sinzi ibyo urimo mu gihe nk'iki, ariko ndagira ngo nkubwire ko iki gihe turimo ni igihe izina ry'Uwiteka rishaka kumenyekana kuruta mbere. Haleluya! Iyaba abantu bari bahishuriwe bakabimenya. Iyi minsi turimo ni iminsi yo kumenyekanisha Uwiteka ko ari we Mana ku bantu bamwizeye. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko nubwo intare zari ziri muri uru rwobo, ariko marayika yazibumbye iminwa. Hanyuma ngo umwami nawe kubera ko yakundaga Daniyeli, amukundira ukuntu yitwaraga n'ukuntu yitondaga n'ukuntu yakoraga ibintu bye neza, ngo umwami byatumye ngo arara adasinziriye kubera Daniyeli wari uri mu rwobo rw'intare. Ngo bukeye mu gitondo umwami azinduka kare cyane, ngo ajya ku rwobo rw'intare ahamagara Daniyeli, aramubaza ngo mbese mugaragu w'Imana isumba byose, Imana ukorera yabashije kugukiza amenyo y'intare? Daniyeli aramubwira ngo mwami nyagasani, nagaragaye mu maso y'Imana yanjye ntariho umugayo, kandi n'imbere yawe data nta gicumuro nagucumuyeho. Daniyeli aravuga ngo kubera iyo mpamvu rero Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Ngo umwami ategeka ko bakuramo Daniyeli, Daniyeli avamo. Hanyuma umwami ategeka ko bajugunyamo ba bagabo bagambaniye Daniyeli. Ndagira ngo nkubwire ko hano amateka yaraciwe. Umwami ategeka ko nta yindi Mana ikwiriye gusengwa ndetse nta yindi Mana ikwiriye kubahwa uretse Imana ya Daniyeli. Nshuti yanjye, uri umukozi w'Imana, uri gukora umurimo w'Imana. Mbese icyo uri gukora ni iki? Umurimo w'Imana ni umwe, ni uko twizera uwo yatumye, hanyuma izina rye rikubahwa. Haleluya! Mvuze ibya Saduraka na ba Meshake na Abedenego, bizeye Imana bikabajyana mu muriro, hanyuma bakava mu muriro. Umwami nawe ahishuriwe ko umwana w'Imana burya ariho kandi ari usumba byose. Bakava mu muriro, umwami Imana amenye ko hejuru y'ububasha bwe n'ubushobozi bwe hari Imana isumba byose. Ibyo nabyo byandenga, sinabivuga ngo mbirangize, ariko ndagira ngo mbibutse ko umurimo dufite muri iyi si ni ukwizera Kristo, hanyuma twamwizera tugahabwa ubugingo, twahabwa ubugingo kubw'ubwo kwizera natwe tukabuha abandi. Ufite umurimo ukomeye cyane wo kumenyekanisha izina ry'Uwiteka no kumwubahisha. Imana iguhe imbaraga, kandi Imana iguhe ububasha n'ubushobozi buzanwa no kwizera. Iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo, usomye urwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cyaho cya 11, uzareba abantu bose ibyo bagiye bakora, bagiye babibashishwa no kwizera. Ibyo tubona uyu munsi twita umurimo w'Imana zikwiye kuba ari inyungu zivuye mu buryo twizeye Imana. Ikintu rero kibabaje muri iyi minsi ya none nuko abantu bari kugenda basubira inyuma ku byo kwizera, nyamara bagashaka kuguma kwitwa abakozi b'Imana. Tugiye gusenga Imana, Imana yongere ikongerere kwizera. Ndagira ngo mbibutse ko kwizera gukura, kandi iyo kwizera gukuze imirimo y'Imana irushaho kugaragara.
Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Birashoboka ko nawe waba waracogoye, hari ibintu ubona utagishobora, ariko burya si ibindi bibazo wahuye nabyo, ahubwo ni uko kwizera kwawe kwacogoye, ni uko kwizera kwawe wagushyize hasi. Umurimo dufite ni ukwizera Imana, ibyo dukora byose dukwiye kuba tubikora kubwo kwizera Kristo, hanyuma abantu bakabona ubugingo, Uwiteka kubahwa, kandi aho batamuzi bakamumenya. Dufatanyirize hamwe gusenga Imana. Turi mu minsi igenda irusha abagenzi, aho abantu bafashe umwanya munini cyane wo kuvuga ibintu bidafite icyo bimariye abana b'Imana. Shitani yasutse ingabo nyinshi zo gucogoza abantu b'Imana ku byo kwizera, ariko reka dufate umwanya twongere dusenge, tubwire Imana ngo ongera twongerere kwizera. N'abigishwa bigeze babisaba, bigeze babaza impamvu ibintu bibananira, babikora ntibikunde. Nawe birashoboka ko hari ibyakunaniye, nawe birashoboka ko hari ibyo watinye, bishoboka ko hari ubwoba bwatumye utabikora, ariko nagira ngo nkubwire ko nta kindi gituma ibintu bitunanira, ni uko tutizera umwana w'Imana. Umurimo dufite rero ni ukwizera, niho habitsemo ubugingo Yesu yaduhaye, niho habitsemo imirimo yose tuzakorera Imana. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Iyo usomye mu bitabo by'abami usanga Dawidi nta kindi yicishije Goliyati ni ukwizera. Tuvuze ibya ba Gideyoni, tuvuze ibya ba Aburahamu, tuvuze ibya ba Beri, tuvuze ibya ba Sara, tuvuze. Ijambo ryaravuze ngo ntabwo twabona aho tubishyira, ariko ndagira ngo nkubwire ko turi abo Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Nukomeza kwizera uzagera ku ntego zatumye Imana yemera kubaho muri Kristo Yesu. Izina ry'Uwiteka niryubahwe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi zidashira. Tugushimiye Mwami Imana ko wadukunze twebwe tudakwiriye, ndetse udukunda tutakuzi. Si twe twabanje kugukunda, ahubwo urukundo rwawe nirwo rwatureheje. Hanyuma uyu munsi twitwa inshuti zawe, twitwa abakozi bawe, twitwa abana bawe, twitwa abahawe umugisha nawe. Ndakwinginze Mwami Yesu, turaba waremye uturemeye imirimo myiza muri wowe ngo tuyigenderemo. Uyu munsi wa none Data wa twese uri mu ijuru, udufashe kugira ngo dukore icyo waturemeye. Kandi Data mutangabugingo, ijambo ryawe rirambwira ngo umurimo wawe ni uko tukwizera. Ndakwinginze wongere usukire amavuta abana bawe, wongere udufashe mu byo kwizera kugira ngo dukore icyatumye tubaho. Data wa twese uri mu ijuru, mutangabugingo, byiringiro bizima, ijambo ryawe ryarambwiye ngo dore kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ndakwinginze Mwami Imana, wongere uduhe ishyaka n'umwete, ndetse twongere tugire inyota yo kwita ku byanditswe byera, kugira ngo tubashe gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka. Izina ryawe nirikomeze kubahwa, ngaho gushaka kwawe Mwami Imana bikuganze byose. Izina ryawe rikomeze kubahwa. Abana bawe Mwami Imana tugume guhembukira mu byanditswe byawe byera, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu.